atsembaho imirimo yose ya kamere. Umwuka wera agira ubushobozi bwo kugutsembaho imirimo y'ukwangana, gusebanya, guharabikana, kutizera, kutirinda, ubugome, ubugambanyi. Azagutsembaho iyo mirimo ya kamere, kutagira imbabazi. Iyo ni imirimo ya mwuka wera. Umwuka wera imbaraga z'abizera. Icyakane, umurimo wa kane wa mwuka wera kandyoheye cyane, aduha imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Umva ukuntu umuririmbyi yaririmbye: cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana iduhaye kuba muri uyu mwanya. Dushimiye Mama Fortune waduhamagaye kugira ngo tubashe kubaganiriza ijambo ry'Imana kuri iyi channel ya YouTube. Mujye mumukorera subscribe, mumuhe na comment. Ni umukozi w'Imana kandi afite umuhamagaro cyane wo kubikora, cyane ko channel ye inyura ijambo ry'Imana n'ibiganiro by'ijambo ry'Imana gusa. Mujye mumufasha mu bimukorere byose kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu bukomeze kwamamara. Nitwa Samuel Irabizi, ndi umukristo w'igahogo kuri ADPR. Ntabwo ndi umushyitsi cyane kuri iyi channel ya Mama Fortune ya YouTube, ahubwo maze kuhaba umusangwa. Ndashimira Yesu rero ko amaye kubana namwe. Soma ijambo ry'Imana kandi mwese mwiyumvemo ikaze. Turasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 16. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 5, hanyuma tuze kugeza hepfo gatoya. Titire y'amagambo iravuga ngo umumaro umwuka wera azabagirira. Uhereye mbere na mbere sinababwiye, kuko nari nkiri kumwe namwe. Ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he. Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Kuko nintagenda umufasha atazaza, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza atsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha, kuko batanyizeye. Hanyuma 10, n'ibyo gukiranuka, kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka, kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri ni nawe nshaka gusoreza. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo nibyo azavuga nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. 14, mureke naho tuwusome. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye abibabwire. Amen. Haleluya. Ndashaka kubaganiriza mu mwanya mutoya. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo umwuka wera imbaraga z'itorero. Umwuka wera imbaraga z'abera. Umwuka wera, abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo ubundi se amaze iki, ubundi se arafatika, ngo ubundi se arihe, ngo ubundi se ngo ubwo wamujyana ngo ukamujyana mu rugo ngo ukamuterera intebe bakicara, ngo ubwo se umwuka wera ngo wamuverisa kuri konte ngo abana bakajya ku ishuri, ngo umwuka wera se ngo wakwerekana ahantu aherereye. Mbega abantu benshi baba bashaka kugaragaza ko umwuka wera atari ikintu gifatika. Mbafitiye inkuru rero. Haleluya. Umwuka wera nizo mbaraga itorero rifite rikiri mu isi. Umwuka wera niyo ntwaro itorero rifite rikiri mu isi. Ndabaganiriza ibintu bitari byinshi. Yesu mbere yuko asubira mu ijuru, abigishwa yabonaga bagiye gusigara bonyine. Yarabibonaga ko nagenda bazagira ibibazo. Nimusoma ari amagambo twasomye, yarababwiye ngo ndabibona ko kugenda kwanjye kubateye guhangayika. Ndabibona ko kugenda kwanjye gutumye imitima yanyu bahagararamo. Ndabibona ko kugenda kwanjye mutabyishimiye. Ababwira ibintu byinshi. Akomeza kugenda ababwira ko kugenda kwe nubwo bitabaryohera ariko ari ngombwa akagenda. Kandi bene data, gutandukana biravuna nubwo bagiye gusigara izindi mbaraga. Simpamya ko uyu mwanya umubyeyi agiye gupfa akabwira abana bati ndapfuye ngiye kugenda, atariko nimara gupfa hari undi uzaza akabarera, kandi azaza ari uko maze kugenda. Mbibutse ko Yesu agiye hari umwuka wera ntiyarahari. Yababwiye ijambo rikomeye, arababwira ngo tuzabisikana. Haleluya. Nzagenda nawe amanuka. Arababwira ngo nindamuka ngiye nzamwohereza nkigerayo. Imana ihabwa icyubahiro. Byari ngombwa ko Yesu agenda, kuko
kuko iyo yabaga ari Kaperinawumu ab'Iyudaya ntibamubonaga. Byari ngombwa ko Yesu agenda, kuko iyo yabaga ari Yudaya ab'i Samariya ntibamubonaga. Abwira abigishwa ngo ningenda, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Arababwira ngo nindamuka ngiye azajya abera hose icyarimwe. Ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane. Itorero rifite imbaraga kuko umwuka wera, imbaraga za mwuka wera zibera hose icyarimwe. Mwuka wera uri mu Rwanda niwe uri muri Canada, mwuka wera uri muri Canada niwe uri muri Aziya, mwuka wera uri muri Aziya niwe uri mu Buhinde. Ni ukuvuga ngo imbaraga za mwuka wera Kristo akimara kugenda yazisutse mu isi, kandi uko tumwumva turi mu Rwanda niko abari muri Kenya bamwumva, uko tumwumva turi mu Rwanda niko abari Uganda bamwumva, uko tumwumva turi mu Rwanda niko abari muri Kongo bamwumva, uko tumwumva turi mu Rwanda niko abari mu bihugu by'i Burayi bamwumva. Ni ukuvuga ngo noneho ntabwo bikigombera ko Yesu ahagera bwite n'amaguru, ahabera hose, ahabera icyarimwe. Umwuka wera, imbaraga z'itorero. Arababwira ngo ni ngombwa ko ngenda, abemerera ibintu bikomeye. Arababwira ngo nimubona ngiye muzirukanke mujye i Yerusalemu, muzagenda mujye mu cyumba cyo hejuru, muzarindira icyo data yabasezeranije. Bimwe nahoze mbabwira, muzamara iminsi musenga, muzamara iminsi mumamagara. Umva amagambo yanyoheye. Haleluya. Yarababwiye ngo mufasha naza, Imana ishimwe, azabana namwe ibihe byose. Haleluya, 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 haleluya. Umufasha dufite abana natwe ibihe byose. Inkuru yantangaje, abafasha dufite nitubana nabi ibihe byose. Yagiye ku kazi ntabwo mba ndi kumwe nawe, iyo nanjye nagiye simba ndi kumwe nawe, iyo apfuye ubwo biba birangiye. Abafasha tubana bajya bafata isafari, abafasha tubana bajya bajya muri misiyo, abafasha tubana bajya banaduta. Mufasha araguta akagenda. Ariko umva amagambo yanryoheye. Uwo nguwo ndashaka ko mumwumva, uwo nguwo azabana namwe ibihe byose. Nimujya muri misiyo muzajyana, nimujya mu kazi muzajyana, nimujya guhinga muzajyana, nimujya gucuruza muzajyana. Nta hantu ushobora kujya ngo umwuka wera mwe kutajyana. Umwuka wera yatwibarujeho, ajyana natwe ibihe byose. Mwifurije kumenya ikintu Yesu yakoze, mwifurije kumenya agaciro k'ikintu Yesu yakoze. Bibiliya iravuga, arababwira ngo hari ibintu rero azakora, naramuka agiye hari ibintu azakora. Ku murongo waho wa 8 yavuze ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Azabemeza. Kwemeza abantu biravuna, uretse no kwemeza abantu, kwemeza umuntu wize, kwemeza umunyamategeko, kwemeza umuntu ufite amafaranga, kwemeza umuntu ufite inzu ye, kwemeza umwana uri muri adolescence, kwemeza umugabo ufite imyaka 60. Kwemeza abantu biragora. Yesu arababwira ngo nubwo mubona bigora, nindamuka ngiye uwo naza azakora akazi. Haleluya. Azemeza abantu, azakora akazi ko kubemeza. Azabemeza iby'icyaha, Imana ishimwe. Narangiza azakora ikindi kintu gikomeye, azatsinda ab'isi. Kugutsinda, urabona abantu mu buzima tubaho dushaka gutsinda. Sinsindwe, tuburana bari utsinda, namuburanije namutsinze, namuburanyije ndabibasha, n'amahugu ukabona watsinze. Uyu mwuka rero wera yahageze, aratsinda kuko arakwemeza mpaka atsinze. Hanyuma azabemeza n'ibyo gukiranuka. Iyo avuze ngo azabemeza n'ibyo gukiranuka, abavuze ngo azabamenyesha, azabereka, azabagorora, azabereka uko gukiranuka bimera, azabereka imirimo ya kamere, azabereka uko umuntu yitandukanya, azabereka uko umuntu yivangura, azabereka aho murira n'aho mutarira, azabereka aho munywera n'aho mutanywera, azababwira ibimwebwa n'ibitanywebwa, azababwira ibyo mwambara n'ibyo mutambara, azababwira ibibakoze isoni n'ibiyabahesha agaciro, azabigisha ibyo gukiranuka. Buriya hari igihe duhura n'umuntu akakubwira ngo ni uburenganzira bwe, akakubwira ati ibi ntabwo bikureba, akakubwira ati iki ngibi bikubangamiyeho iki. Ntukavunike wemeza abantu, ntukavunike. Hari n'igihe tujya impaka zitari ngombwa, jya ugenda usenge. Umwuka wera naza azamwemeza ibyo gukiranuka. Avuga ijambo rikomeye ku murongo waho w'9, yavuze ngo azabereka n'iby'icyaha kuko batamwizeye. Iyo umuntu atigeze yizera, gukora ibyaha biramworohera. Iyo umuntu atigeze yizera, kuvangavanga biramworohera. Ariko iyo umwuka wera yaje, nimundebe hano mbabwire abazadukurikira, umwuka wera iyo yaje akwemeza iby'icyaha ku buryo niyo wakijyamo ugikora ubizi neza ko icyo ukoze ari icyaha.
ikimenyimenyi kikwereka ko wagikoze ari icyaha, ugira ubwoba, urahangayika, wumva wataye kiribure, wumva udafite amahoro, wumva hari ikintu ubura, wumva hari ikintu udafite. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko wakoze icyaha ariko umwuka yaramaze kukuzaho, arimo arakwemeza. Ntabwo nzi, nari ngiye kuvuga ngo sinzi niba nari ngiye kuvuga ikintu gikomeye ariko hari kitavugirwa kuri social media. Wari ukwiriye gushaka ukuntu watura, wari ukwiriye gushaka umupasiteri ukwegereye w'inyangamugayo, gushaka umukozi w'Imana ukwegereye w'inyangamugayo, gushaka umuntu ukwegereye. Umwuka wera yagutsinda ukavuga ngo ndatsinzwe, ndaneshejwe. Reka mbabwire, uretse umuntu utarahura na Yesu ngo amuhe ku mwuka wera, niwe utazi ko gusambana ari icyaha. Hari umwe warutse kumbwira ngo impamvu basigaye banywa inzoga ngo barimo baritoza uko bazanywa vino nshya bageze mu ijuru. Ariko ndakumenyesha ko ntagaruka abantu barimo barabyitoza, ahubwo nuko abantu barimo barakina n'icyaha, ariko umwuka naza azabemeza. Haleluya! Mwuka wera agira imbaraga zo gufata umuntu akamufata. Ari umumiliyarderi, ari umuntu ufite ama etaje, ari umuntu wize ibishuri byinshi, umwuka agira ibiro. Tukiri muri uyu mwanya ndagusengeye, umwuka wera gufate, umwuka wera gucakire. Icya kabiri, cya mbere azabemeza iby'icyaha, icya kabiri azabigisha ibyo gukiranuka, icya gatatu azatsembaho imirimo yose ya kamere. Umwuka wera agira ubushobozi bwo kugutsembaho, agakuraho muri wowe imirimo ya kamere. Imirimo ya kamere, imirimo y'ukwangana, gusebanya, guharabikana, kutizera, kutirinda, ubugome, ubugambanyi. Azagutsembaho iyo mirimo ya kamere, kutagira imbabazi. Iyo ni imirimo ya mwuka wera. Umwuka wera imbaraga z'abizera. Icya kane, umurimo wa kane wa mwuka wera kandyoheye cyane, aduha imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Umva ukuntu muri byaririmbye, cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Iyo soko y'ayo mazi ni isoko yabisikanye nawe. Haleluya! Yabisikanye nawe agenda yohereza isoko y'amazi y'umwuka wera kugira ngo tujye tunywa tuneshe, tujye tunywa dutsinde, tujye tunywa turwane tuneshe, tujye tunywa tubashe kunyura ahantu hagoye. Nywa ku mwuka wera uzabibasha. Uwo mugabo wamwihanganira ufite umwuka wera, uwo mugabo uvuga wakugoye ufite umwuka wera wamwihanganira, kuko umwuka guha imbaraga zo kumwihanganira. Uwo mugore wamwihanganira uramutse ufite umwuka wera. Iryo rero ufite wari managing ukarimenagura uramutse ufite umwuka wera. Izo karande ziwanyu zikurwanya ntizakugiraho ububasha uramutse ufite umwuka wera. Umva nkubwire, va mu kajagari, va mu bintu by'igihiriri, fata ku mbaraga z'itorero z'abera, fata ikintu Yesu yasigiye itorero cyitwa umwuka wera. Umwuka wera imbaraga z'abizera. Nsoza, reka nsoze mbabwire, ndanashoje, reka mbabwire ikintu cyantangaje. Umuntu wese ufite umwuka wera, ahanyerera azahanyura, ahazamuka azahanyura, ahatambika azahanyura, ahamanuka azahanyura, nacucumuka azahanyura, ahari imikoki azahanyura, ahasaba gusimbuka azahasimbuka, ahari ibihuru azahanyura. Haleluya! Umuntu ufite umwuka wera nta hantu atazanyura. Imana iguha umugisha. Ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo Imana iguhe imbaraga yasigiye itorero. Ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo Imana iguhe ikiruta ibindi. Ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo ugwize imbaraga za mwuka wera. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane.